Iyo ugeze ku gasantere ka Rusine uhasanga urubyiruko rwinshi ariko rudafite icyo rukora, nyamara rufite ubushake bwo gukora ariko ugasanga rubura aho ruhera. Rusine iherereye mu karere ka Rulindo, ukihagera uhasanga amazu y'ubucuruzi ariko atagendanye n'igihe. Clouds TV yagerageje kubasura, bamwe mu yasanze aho batubwiye imibereho yabo, aho bamwe batubwiye ko bakora akazi k'amaboko harimo nk'ubwikorezi bw'umucanga ndetse n'ibindi bitandukanye. Ngiye buryo mbona Rusine bihagaze, mbona umutekano ari wose, batwogereza abayobozi badufasha ku mutekano, hanyuma bikagenda neza, abagiraga urugomo kagenda rugabanyuka. Icyabiteranaga ni ubusinzi, ariko haje abo basirikare badufasha umutekano. Mu mibereho rero ni ukuvuga ngo buri muntu aba afite akazi ke ashinzwe hano. Hari umukarani, hari umumotari, hari umunyonzi, hari umupakizi, hari ukora umucanga. Imirimo y'abantu iratandukanye, mbega ubwo kubyumva. Njyewe ndi umunamba, noza moto, byakanga nkakorana n'ubukarani. Tuganira n'umwe mu bamotari yavuze ko bafite imbogamizi nk'umuhanda ujya Karambo ko ari mubi, wavugururwa cyane ko ngo unabangiriza amamoto, ugasanga bari mu gihombo, bakaba bifuza ko babakorera uwo muhanda dore ko urimo ibyobo byinshi. Ubuzima buragenda neza, ariko icyo twifuza nuko kano gasantere kavugururwa kagatera imbere. Ukuntu kavugururwa, urabona hano hegereye umuhanda, kagasantere nyine urabona ko ni ahantu hahurira abantu benshi. Icyo twifuza nuko rero ahantu umuhanda uzamuka ujya ruguru iriya za Karambo bahakora, harimo ibinogo byinshi byitwangiriza za moto bikangiza n'amakamyo. Ikindi kibazo cyagaragaye kibabereye imbogamizi ngo kinabadindiza cyane ni isoko abaturage bari bishyize hamwe kugira ngo baryubake bijyanye n'igihe, ariko ngo akarere ka Rulindo kemera kuzaryubaka, ariko rikaba rimaze amezi 5 ryarahagaze, bo bakumva bibateye impungenge cyane. Nyamara ko iyo koperative yari ifite abanyamuryango 120 bishyize hamwe kugira ngo baryubake, ariko baza kubura uburenganzira bwo kuryubaka, bakumva ko iri soko ribateye ubukene dore ko iyo riza kubakwa riba ryarafashije urubyiruko mu kwiteza imbere, ndetse banasaba ko bababarira neza agaciro k'inzu zabo ziri hafi y'iryo soko bakimuka neza nta ngorane. Mu buryo bw'iterambere ry'igihugu cyacu dufite gahunda yo gukora nk'urubyiruko rw'inahangaha, ariko nko ku kijyanye n'iri soko warumbajijeho, ni byiza koko akarere kacu kagize igitekerezo cyiza cyo kubaka isoko ariko ryarahagaze. Ubwo rero akarere kacu katubwiye yuko bazimura zino nzu zose ziriho abaturage. Nanjye ndi umwe mu bantu bafite inzu hano ku murongo w'izi nzu ziri hano, ariko ziri muri gahunda yo gukurwaho, batubwira ko bazatwishyura. Mu by'ukuri turabitegereje, tubona ari ibintu bishobora kuba bifite gahunda. Kutwimura ni igikorwa kiba no mu gihugu hose, ni byiza, ariko tukaba dukeneye kwishyurwa kuko iri soko nta cyizere turifitiye. Aho ryatangiriye rikahagarara ntabwo tuzi impamvu, kuko twe nk'abaturage twari twabanje kwiyorganiza, dukora koperative, dutanga umugabane, dukeneye ko akarere kaduha uburenganzira ku butaka, noneho tugashora imari yacu tukubaka. Ntibyakunda akarere kabyinjiramo, ariko byarahagaze ntituzi impamvu, gusa bishobora kugira impamvu runaka bihagarara bikazongera bikazamuka nta kibazo. Ariko koperative mwari mwishyizeho muri bangahe? Twari benshi, twajyaga nko ku 120, twari dufite n'amafaranga menshi. Iryo soko kandi ngo mu gihe ryubakwaga hari abaturage batahembwaga, nyamara ngo kugeza amaginga ya ntibazi n'uwo baregera. Nkuko twabitangarijwe n'umwe mu bubakaga iryo soko, bikaba bigaragara ko iri soko ryadindije iterambere mu gasantere ka Rusine. Twarahubatse mu kwezi kwa 8, nakoze ukwezi kose, amezi ya mbere baraduhembye, ari ukwezi bahagarariyemo. Ari abafundi bahakoze, abayede bahakoze, kugeza na n'ubu barafunze, ntituzi nimba isoko rizacumburwa, ntituzi nimba tuzahembwa, byarangiriye aho ngaho. Twese twabaze nta twabaze, twabaze mu buzi bwa leta, arimo twaza mu zindi nzego twarayobewe, mbese nk'abwo abanyamakuru twabasaba kugira ngo rwose iki kifuzo cyacu muzatukigeze ku buyobozi bwo hejuru budukuriye. Twebwe se hari abafundi twakoranaga bo kuri base hafi y'aho rwemezamo matuye, ngo bajya kumubaza, noneho akababwira ngo mujye ku karere, akarere ko kamubwira ngo nta kazi twabahaye.
ngo nta kazi twabahaye ngo mujye gushaka rwiyemezamirimo rwanda basubira kuri rwiyemezamirimo ngo mujye gushaka ku karere ngo niko kataduha amafaranga ngo rwose bakabaterana tukabura ahantu twabaza mbese turi mu gihirahiro. Ndagira ngo nsobanure ku kibazo cy'isoko hari ibyo nziho ni akarere gashaka kuryubaka baracyari muri bije kugira ngo bashake amafaranga. Ikindi cyamaze ashaje hano akarere karashaka kuzimurira abantu mu mazu mashyashya. Dufite umuyobozi mwiza utagira ngo abe yazengereza abantu, azimurira abantu ahantu hashyashya mu mazu asobanutse. Ano mazu dutuyemo amwe ari hafi y'umuhanda ari handi hafi y'imigezi ni ukugira ngo bavane abantu mu manegeka bake bake. Icyo nicyo nari mbizi muri gahunda yanjye n'ibyo nzi. Naho ubundi ntabwo ari ugupfukirana abantu, nta n'ikindi kibazo cyajemo.